ngo hari ibintu bajya bita ibisheke. Kumva ukuntu ari inyangane. Hafi y'umurima. Ntabwo hameze neza. Hafi. Aha, mbona arusozara. Noneho icupa nanyweye ntabwo byaryo Atu. Anazirayemo wowe. aziraramo se kwa Yohana wa mukobwa ntiyayabatijwe. Babatirishije. Ndago narindi kubimenya. Gonda gafuni. Ndemwe hari umwe. Ngo hari urwagwa rwarindurire ariko ndago mwiyo mugabo embura mukorera ari mu biki yatambutse abaravuze ngo kwiga ngo ni byiza ngo birafasha. Kwiga bibagaho se? Kwiga se ubwo kwiga ni biki? Ndonojyayo ndago mbishi ngewe papa bayanyohereje ngo njye guhinga. No kuvuga ngo ngashaka ngo hano kwiharika ngo umuntu uri kumva ngo azagende ngajye mu ishuri ngo yicare niba uzicara ibishimbo bikaza niba uzicara ibiryo bikiza. none se baza bari kwigisha ibiki? mbaza ngo ubaze ngo bari kwiga ibiki? nabonye ari ibintu bidashoboka. Njye n'umwana wanjye hariya nemubyara ntabwo azajya ngo bererwa bavuga ngo ngo niba ari na UIAO iki UIAO si byo babikuye ko numvishe ari byo bari kwivugishwa ngo sinzi ngo ngo ako rero nyamara biriya bintu mbanza ari byiza. nyine nanjye mu gitondo nabyuzura mugari kugenda ngabana mwasazi iwanyu ngo mujye kwiga. Ibaza umuntu ufite ubwanwa ari kujya kwicara mu ishuri ngo tugiye kwiga. Ireba nawe nibyo bisa biri mu ishuri. Amugomba kujya kwiga kandi ni kakagabo kananutse niko kari kugenda kari kubivuga. Ushaje nk'ubutaka uriya we uramukora gusa. Buriya ni ukuvuga ngo n'ubundi yabonye nta kindi ashoboye. Ko njye nzajyayo nzajyayo ako rimwe reka tuzajyayo turebe ukuntu biba bimeze. kandi ndi kumva naniwe. nabo si bambera abanyeshuri. Mukomere murakora mwabukereye. Komera Makuru ganyu amashu anashongore gira abana turabashima. Patrick sigaho bahemwa akombi nora. hanyuma njye narindi muri gahunda yo gushishikariza abantu kwiga murabizi ngo kwiga murabizi. ndangira kubwiye ngo yasaza oya ndabagabo bimbura mukuru ni kubahora. Uyu nguyu yaburaga guhiga ibijumba abana be bazarya n'ibishimbo. Mbese uzasarura iki mw'ibyo byo kwiga byawe? Oya mumanze mumenye mbere yo kwiga mumenye kwiga icyo ari cyo. Nkaba muzi kwiga icyo ari cyo? Kwiga n'ibihe? Aha aho niho rero ruzingiye. Mureke mbasobanurire kwiga icyo ari cyo. Mwumve rero kwiga bifasha umuntu kumenya ukamenya ikintu runaka wabanje kukiga. Mwari mubizi? Nase ko ndusuka narayize. Aha kuba uzi yo suka ni ibimenyi rusange, ntago ari ubumenyi bwite ugomba kubuza. Nge rero nigisha ubumenyi bwite bwo kugira ngo ube uzi n'ibindi birenze iyo suka. Kandi kumva nani narana tutaha. Oya rwose ntago bigoranye, dore ni hano hafi hano munsi y'igiti rwose ni minota ingahe nkabanza nkabigisha tukajya muri bya bintu twumva bavuga
bya bindi kuri radio eh bya bindi numva abana baba ministeri ngo yego ngo mu mahanga yego bagatega n'amadege yego nibyo amadege bya bindi amadege ndikumva ngo ibintu ngo ni amadege nibyo pe ntabwo beshe natwe tuzajya mu mahanga umva bidatinze ni vuba ako bonde mumanze mwemere singo siminota nk'ingahe tugahita turahinguye reka tujye mu minota ingahe none kugira ngo ni minota mike ndabizi murabikunda bahungu bati ariko urabona tuzabivamo aha nanjye narumiwe buriya basaza bacu baranze bigize ibinani aha ngo bari kujya kwiga da sava simureba noneho nyuma yo kumara kubabwira ijambo kwiga mureke tumenye ibigize iryo jambo kwiga turi kumwe noneho mwumva ukuntu bimeze ariko muri kunyumva hoya kubera iki ufite icyo kibazo ibintu biteye n'ubute hoya ndugira ikibazo njyewe mba hano kumenya ibibazo byanyu ikibazo uri bugire ufite kumbaza ntibari kwigira imburamukoro yego imburamukoro gusa ahubwo tujye kwihingira tubarebe kwiga bari kwiga iki bizabageza kuki sinzi nanjye nyamara babaroze ntabyo tuzi aha mugiye kubavura iyo wamvanye mu murima ndimo kwihingira ngo nzanyana kumbe waje kunyicaza gutya amasaga angana gutya hoya ntugire ikibazo reka tumanze tumenye icyatuzanye nyuma noneho turavuga ibibazo byacu hari ikibazo ngaho komeza aha ako nawe wihutishe dore gura mu byizi ndaguru urabona amasaga atagiye gira vuba vuba njye kwihingira nta kibazo mureke tugire vuba vuba aha utwo tuntu batwita wajya uvuze gute ndavuze ngo hari utuntu tugenda tugize ijambo noneho iryo jambo reka iriya giti kiri kuva amata iyo umuntu ari mu ishuri ageragezwa no kurangwa n'ikintu cyo kwitonda aha shaka nanjye pe nk'ubu ngubu tujya kujya duhinga twenyine ngo bagiye kwiga ntabwo tuzahasoza mana we ntabwo we twe nawe ubundi mva nkubwire basaza bacu turebe neza bashobora kuba barabaroze tugomba kugira ngo bakajya kubavura kuko biriya ntabwo bari kwiga iki isaha ubwo bibageze kukagira baze bafata isuka ngo baje kubihe koko babona umurima wose umuntu abona umurima wose azawuhinga wenyine nta no kuza gufasha abantu ahubwo mva nkubwire nidusoza guhinga ahangaha tujye tugenda tubirebe aho bari kwigira turebe ngo bari kwiga ibiki hace pe turebe ibintu bari kwiga birangiye ibyo bari kwiga aho kuza bahinge ngo bagiye kwiga iki se bisabageze kuki yego okay wowe wumvishe aka gakoni ifite ntago ari ako kubahana cyangwa kubakubita aka ntago kugucyamuza ukajya ku murongo ariko ibyo ntago tubitindaho reka twikomereze nubwo yari aturogoye kubacyamuza urabizi nyiri hanze kuko mvuye kwiga ibintu ugiye kubigisha nabisuba ndi hano ko turi munsi y'igiti turi oya hanze mvuga ni muri Amerika abanyeshurira hanze mvuga ni muri Amerika mu mahanga mu bazungu abazungu simubazi namwe mwabanya bari kudushira imihanda oya wowe wiryama nta muntu uri mu ishuri ngo aryame hano turi mu ishuri bisa nkaho mutararangiza gufata neza inshingano zo kumenya ahangaha mwicaye icyo havuze okay ahangaha twakomeza nta kibazo komeza ugiye he ugiye he nyabuna reka njye kwisozereza umubyizi murabamo oya buretse gato turarangije buretse gatoya baba wicaye turarangije gatoya hanyuma turahita dukomeza gahunda twari turimo reka nanjye ngire vuba nimwe muri kuninzere ndabona mugikeneye byinshi byo kwiga nari nkiri kubabwira utuntu tuba tugize ijambo two tuntu batwita inyajwi subiramo wowe inyuma inyajwi
Voilà, urabishoboye wowe. Nawe twagiye batwita inyajwi oya inyajwi. Subiramo inyajwi. Jwi. Inyajwi tumaze kubona inyajwi ebyiri. Reka tumenye inyajwi ni zingahe? Twagiye twese hamwe a i a ba twagiye turahera kuri iyi mbere a i a i wowe ufite ubuyuwayi ajya mwari i a twagiye a i i i oya i utangiye no kungu bitangiye oya bino babyita guhwitura ndaguhwituye kugira ngo i oya subiramo i noneho bifatanye i urakoze cyane turarangije mugabo turarangije nabibonye ihangane reka dusoze i ajya mwari kara kameze nk'akarayi ni niko ka i a niko ka kara kameze nk'umuntu gafite amaguru ndabwe ngugiraga navuze kano kameze nk'akarayi ni aka gafite akagofero niko i subiramo agafite akagofero ni i akameze nk'akarayi ni urakoze cyane ngaho noneho mureke mbasezerere sibyo mwakoze kwitabira tuzakomeza ubutaha murakoze yego dore ngibiriya biratashye ngo bavuye kwiga yewe mu kanya baraza bari gusaba ibiryo n'umushike basaya batawurangije yego ejo tuziga sawa rero sawa mugire umugoroba mwiza ntibansange mu rugo ariko ungera n'ibyo nabahabura ntibansangeyo Karekezi na Karori birirwe bicaye munsi y'igiti ngo barimo kwiga babure kuza abahinge ngo bari kwiga ntibansanga ubwo barabyitekera ibyo baransaba ndababwira babiteke ukuntu twavunitse tukaba tutasoje bibire bicaye mu giti ngo bari kwiga bizabageze kuki